nuko ese chance yavukiye imusika ibumba ayo chance wabina musi abantu muravukiye pasa kuri kugihu ureba seribeni mu kuguruka akitura Australia yavukiye mu gihugu
munyemerere duhuze ibiganza dushimire Imana. Mugihagaze munyemerere ntumire umushumba Kado aza dutumirira Uwiteka muri ibi birori nk'uko Mose yabigenzaga mu Bisirayeli. Twaguhimbaje Data wa twese uri mu ijuru, turi hano kubw'impamvu zawe zera wateranyije abana babiri bagira umwe kugira ngo izina ryawe rishimirwe mu isi. Turasaba umugisha ukuvuyeho gahunda zose uko zatangiye tuza mu kirere n'umwihariko n'isazure ryawe wenyine. Baza gufatira icyo cyasi cya shatani ngo kimuke nawe fata icyawe, nawe shikira icyawe mare, nawe dushikira icyawe para nabigeze mwegera abana muranyemerera mwese muhina amavi. Inawazo y'amani wanasiya mabaya sapratiano David ashaka kukumva. Ninajua mawazo unayoniwazia, ni mawazo y'amani wanasiya mabaya kongera umutima kando ya maji ya utulivu uliokosa uko na mimi.
maze mwumve ibintu bizima muco hagati na Kimironko Makido. Ariko murumvise ibitangaza bizima muco hagati hababena amata ariko muzamutinda gutahura imbaraga z'Imana kwe. None turi kuvuga urebe aho mwabona ukuntu yabaye izuba muco hagati. Ese mama arwaye aha Thank you.
Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha.
dushaka dushaka mumureke iwe ahantu yavuye iyi muri za Nyarubiri iyo ngiyo umugorore asigaye atwara imodoka ngorore umuntu wo ku mugorore shaka uhamura ngo dushime Imana none abantu batekereje icyo gihe reka bavasi dusirindira Imana iminota 10 gusa dutange mikrofone 10 turanga David none abatanguye imirimo y'Imana nawe tutavuze nukuri muzabatanga imbaraga